Evariste Ndayishimiye ukomeje kandi kwenyegeza intambara muri RDC niwe watangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yatangiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe kandi akomeje kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa 14 Gashyantare 2026 Ndayishimiye yashyikirije ububasha bw'ubuyobozi bwa African Union na Perezida wa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço urumaze umwaka ayobora umuryango ugizwe n'ibihugu 55 ubwo yatangiraga kumugaragara inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma biwugize. Nyuma yo gushyikirizwa ububasha Ndayishimiye kandi yabwiye bitabira inama ya Addis Ababa muri Ethiopia kw'inshingano yashyikirijwe ziremereye, ibyatumye kandi yibaza uwo ari we wo kuyobora Afurika mu migambi yose ifite, agaragaza ko Imana izamufasha kandi kuzisohoza. Yagize ati ndagira ngo mbashimire icyizere mwagiriye Burundi n'abarundi bose, n'inshingano iremereye mwashyize ku rutugu. Nagize amarangamutima nibaza nti ninde wo kuyobora Afurika yose mu cyerekezo mu gihe cy'umwaka. Kubera Imana impa imbaraga nzabishobora, kubera ko ntitoranya abakomeye ahubwo ikomeza abo yatoranyije. Ndayishimiye atangiye kandi inshingano mu gihe igihugu cye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande imiryango ibiri ihagarariye abanyamulenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yareze leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba iyishinja gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Leta y'u Burundi kandi yatangiye kohereza ingabo ku mugaragaro muri RDC muri 2022 hashingiwe ku masezerano impande zombi zagiranye y'ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'Abarundi irimo Red Tabara, FNL, Nzabamema ndetse na Forebu ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri 2023 impande zombi zaguye ubufatanye. Leta y'u Burundi kandi yohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo zirwanye ihuriro rya M23, ariko kugeza mu mpera za 2024 ryari ryamaze kuzitsinda ndetse no kuzimanura muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntangiriro za 2025 abarwanyi ba FC23 kandi bakomeje urugamba muri Kivu y'Amajyepfo birukana ingabo z'u Burundi mu bice byinshi cyane birimo Kavumu na Bukavu, zihungira muri teritwari ya Uvira hamwe n'indi mitwe bikorana irimo ingabo za RDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Kuva ingabo z'u Burundi zagera muri Uvira zashyize imbaraga mu bikorwa byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho ukora muri komine ya Minembwe ihuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Zirasa mu bice bituwe cyane n'abasivili cyane abo mu bwoko bw'abanyamulenge. Mu kwakira 2025 ingabo z'Urundi kandi zafashe icyemezo cyo gufunga inzira zose zihuza Minembwe n'ibindi bice birimo amasoko, mavuriro, ibyatumye kandi abanyamulenge bagorwa no kubona aho bahahira aho bivuriza, zitwaje ko ziri kurinda umujyi wa Uvira kugira ngo udafatwa na M23 zirabashinja gukora n'abanzi. Mu rwego rwo guhagarika ibitero abanyamulenge kandi bari bakomeje kugabwaho n'ihuriro ry'ingabo zirimo iz'u Burundi hanaganije gufungura inzira zihuza Minembwe n'ibindi bice. Mu kuza 2025 AFC 23 yafashe ibice byinshi byo muri Uvira birimo n'umujyi waho ingabo z'Uburundi kandi zirahunga. Nyuma yaho M23 kandi ivuye mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026 ingabo z'u Burundi n'iza RDC zasubukuye ibitero mu bice byiganjemo abasivili birimo Minembwe. Kwa 13 Gashyantare zarashe kandi mu bice birimo Karingi, Bidegu, Gitavi, Kalongi ndetse na Gakenke. Iperereza ryakozwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo igaragaza ko ibitero imitwe y'ingabo ziri mu Burundi yagabye muri Fizi, Uvira na Mwenga byapfiriyemo abasivili barenga 100 bikomeretsa abarenga 350 hagati ya tariki ya 16 Mutarama n'8 Gashyantare 2026 nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Hanyuma dusatira umusozo w'amakuru yacu, reka nce kuri inkuru ibabaje. Giselle Perico yavuze ku mugabo we wamutegeje abagabo 72 bakamusambanya. Giselle Perico yagarutse kandi ku rubanza rwe n'umugabo we n'abandi bagabo 50 avuga ko na nyuma y'imyaka myinshi hari ibyo yifuza kuzamubaza. Uru n'urubanza rubarwa nk'urukomeye rwabayeho mu Faransa rw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Giselle Perico y'imyaka 74 arazwi hose mu Faransa no ku isi kubera kujyana mu nkiko wahoze ari umugabo we Dominique Perico wamusangamanyaga ku ngufu mu bihe bitandukanye akanamutegeza abandi bagabo barenga 70 nabo ngo bamusambanye. Muri 2020 nibwo uyu mugore yamenye ko wahoze ari umugabo we Dominique Perico yamufataga ku ngufu ndetse akazana n'abandi bagabo ngo bamusambanye. Uyu mugabo yamuhaga ibiyobyabwenge bimusinziriza n'ibindi bimuca intege, akazana abandi bagabo kandi bakamusambanya. Ibiyobyabwenge byatumaga umunsi ukurikira umubiri we utumva ububabare yanyuzemo mu ijoro. Akaba rero aribyo yakomeje kuyavuga. Uyu mugabo yafataga kandi amashusho muri ibyo bikorwa akayabika kuri hard drive
Gisele Pelicot yavuze ko babayeho muri ubwo buzima imyaka myinshi cyane, aho buri gitondo yamurebaga nk'aho nta cyabaye. Ibi byose byaje kumenyekana ubwo uyu mugabo yatabwaga muri yombi ashinjwa gufata amashusho y'ubwambure bw'abagore mu mahahiro manini. Nyuma muri aya mashusho kandi habonekamo n'ay'umugore we. Yaje kujyanwa mu nkiko mu rubanza rwamaze amezi ane. Dominique Pelicot yakatiwe imyaka 20, abandi 50 kandi babashije kumenyekana amashusho yafatwaga bagenda bakatirwa imyaka iri hagati y'5 ndetse na 15 nk'uko Gisele Pelicot yakomeje kugenda abitangaza. Kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare nibwo Perezida João Lourenço Gonçalves wa Angola unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yari yasabye AFC M23 na leta ya RDC barwana gutanga agahenge guhera ku itariki ya 18 Gashyantare. Guverinoma ya DRC mu itangazo yasohoye yari yatangaje ko yemeye ihame ryo guhagarika imirwano mu rwego rwo gufata inshingano, gutuza ndetse no gushaka umuti unyuze muri diplomasi ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha make rero iryo tangazo risohowe, M23 yashinje ingabo za kiriya gihugu kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje za drone z'intambara nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo wungirije Dr Oscar Barinda. Yagize ati Alliance Fleuve Congo M23 iramagana byimazeyo gukomeza kandi ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, mu gihe bwo buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Barinda yavuze ko nubwo kandi habayeho imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta nabo bafatanyije kandi barimo abasirikare b'u Burundi, abacanshuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Ilundu, Bidegu, Rubemba, Karongi ndetse na Mukoko. AFC M23 ivuga ku bitero bya ririya huriro byateje impfu nyinshi cyane ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo amazu, amashuri, insengero n'amavuriro. Uyu mutwe bavuze ko wamagana kuba Kinshasa kandi ikomeje kwibasira abasivile cyane Banyamulenge bagabwaho ibitero bazira ubwoko bwabo. Alliance Fleuve Congo M23 yibukije ko mu biganiro bya Doha ubutegetsi bwa Kinshasa nayo bashyize umukono ku masezerano yo gukurikirana ndetse no kugenzura ibarizwa ry'agahenge ndetse amabwiriza ngenderwaho ajyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ako gahenge akaba yaremejwe tariki ya 2 Gashyantare 2026. Yongeye gushimangira ko yiteguye kandi byuzuye gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Yunzemo ko yamagana amayeri yo gutinza no kuyobya burari akoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije kandi gushyira inzego z'inama bihabanye n'ibyari byarumvikanyweho hagamijwe gukikira uburyo bwari bwaremejwe ndetse no kudindiza gushaka umuti urambye. Yavuze ko ibikorwa na leta ya RDC byerekana ko yahisemo kandi inzira ya gisirikare ibigaragazwa no gukomeza kandi bitero gukoresha abacanshuro, abamercenaires, gukoresha cyane drone z'intambara no gukomeza kandi ubufatanye bwa gisirikare n'ingabo z'umahanga cyane cyane iz'u Burundi FDNB. Alliance Fleuve Congo M23 kandi yagaragaje ko ibabazwa n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kuruca ukarumira ku bikorwa bikomeye byibasira Abanyamulenge n'abandi basivili mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwoko. Yashimangiye ko ubu butegetsi bwa Kinshasa nabo bafatanyije aribo kandi bagomba kuryozwa biriya bikorwa bikomeje kugira ingaruka ku buzima bw'abantu, ku mutekano ndetse no ku mibereho rusange. Ahangaha bagize bati mu gihe perezida utaha w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragara mu bikorwa bifite isura yo kumaraho ubwo bwoko bw'abatutsi, bashakaga kuvuga perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi kuko niwe ugiye guhabwa inkoni yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi yohereje ingabo ze mu burasirazuba bwa Kongo aho zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hanyuma rero muri Kigali reka mbabwire ko mbere ko tujya ku nkuru yacu kuri General Patrick Nyamvumba haravuga inkuru y'uko abageni baraye mu kagari nyuma yo kubura aho kurara. Mu karere ka Nyarugenge mujyi wa Kigali abageni bashya baraye ku biro by'akagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho bataha ku munsi w'ubukwe bwabo. Byaje kugaragara ko umugabo yari yarabwiye umugore ko afite inzu i Nyamirambo bazabamo, ariko nyuma bikaza kandi kumenyekana ko atari byo. Ibi byabaye kandi kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare 2026. Amakuru dukesha TV na Radio 1 agaragaza ko aba bombi kandi basezeranye mu murenge
uri mu karere ka Kamonyi, hanyuma baza i Kigali bizeye ko bagiye gutangira ubuzima bushya mu rugo rwabo. Umugore yavuze ko kandi yari yarizeye uwo bashyingiranywe kuko yamubwiraga ko akodesha inzu mu Kanogo i Nyamirambo. Yigeze no kumusaba ko kujya kureba aho azamujyana, ariko umugabo akabyirengagiza akamwizeza ko byose byamaze gutegurwa. Byageze i Kigali aho kubajyana mu nzu, umugabo kandi yabajyanye mu kabari ndetse bari kumwe n'ibirongoranwa birimo kandi amajerekani y'inzoga n'imyenda. Nyuma yo gutegereza kandi igihe kinini, umugabo yababwiye ko ashaka kubanza kumenyekanisha ko ku bantu, ariko ntihagira igikorwa kigaragaza aho bazaba. Hanyuma rero iki kibazo cyagejejwe ku nzego z'ibanze n'iz'umutekano bituma abageni bajyanwa kurara ku biro by'akagari ka Rwampara. Amashusho ya TV1 hagaragaza umugabo asobanura ko yari afite umugambi wo gusubiza umugore mu cyaro, ibintu bitari byarigeze kandi byumvikanwaho mbere y'ubukwe bwabo. Ikaze muri amakuru kuri General Patrick Nyamvumba. Uyu nguyu ni ambassadeur cyangwa se mu magambo y'ikinyarwanda ahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Tariki ya 4 ukwezi kwa 7 2014 yigeze gusohoka inkuru ikomeye cyane ifite umutwe ugira uti ingabo z'u Rwanda ntizicuza urugamba zarwanye muri Congo. Ni General Nyamvumba ati ingabo z'u Rwanda zanyuze mu bihe bikomeye mu myaka 20 ishize. Ati imyaka yakurikiye guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gusoza intambara yo kwibohora yari maze imyaka 4 itangijwe n'ingabo zari za RPA, Rwanda Patriotic Army. Nubwo intambara yari irangiye kandi ndetse na jenoside yahagaritswe, hahise hatangira intambara muri Congo ku myaka 1995, urugamba rwo guhangana n'abacengezi ndetse n'abari mu ngabo za leta ya mbere. Mwaka 1994 bakomeje kubuza umutekano igice kinini cy'amajyaruguru y'igihugu. Mu gushaka gusangiza abasomyi ati bacu byinshi ku mateka y'urugamba rwo kubora intambara zakurikiyeho, uko ingabo za RDF kandi zakomeje kwibaka ndetse n'uko umutekano urinzwe muri iki gihe, umunyamakuru w'icyo gihe w'igihe yitwaga Fred Muvunyi yagiranye ikiganiro kirambuye icyo gihe na General Patrick Nyamvumba, yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. General Patrick Nyamvumba ati muri iki kiganiro General Patrick Nyamvumba yatangiye avuga ko imyaka 20 ishize yari inzira yo kwibohora kandi iyi nzira izakomeza. Ati kwihora uko bikwiye, ati kumvikana si ikintu gifite ati time frame. Ati habanje igice cya mbere cy'intambara y'amasasu cyarangiye mwaka 1994, ariko irangira u Rwanda rugize jenoside. Ati u Rwanda rutakaje miliyoni irenga y'abanyarwanda, ari nicyo kandi gikomeye ati mu rugendo rwo kwibohora ugereranyije n'ahandi. Ati gikomeye kuko muri uko kwibohora nyine ati ugiye kubireba faze ya mbere ati intambara yararangiye, ariko hasigaye kugira u Rwanda rw'abanyarwanda abantu bose bibonamo. Ati kubaka rero kugeraho tuvuga ngo abantu baribohoye, kuko kwibohora byari bigamije kandi kugira ku mibereho myiza abanyarwanda bari mu Rwanda rufite amahoro rutekanye. N'inzira ikiri ndende, ariko umuntu ntiyabura kuvuga ngo muri imyaka 20 ishize biraboneka ko hari byinshi kandi bimaze gukorwa, ariko nkanjye ushinzwe ingabo nakwibanda ku bibazo by'umutekano kuko ari wo musingi, tukareba ko igihugu kandi n'abagituye bafite umutekano dufatanyije n'izindi nzego z'umutekano wa civil. Sinavuga ko twabigezeho, ariko igihugu gifite umutekano usesuye, ariko bisaba guhozaho. Umunyamakuru ati nyuma y'imyaka 20 intambara y'amasasu yarahagaze, ariko turabona abasirikare ku muhanda ku manywa y'ihangu. Ntabwo ariko byari bimeze mbere y'umwaka 2010. Ese aho akazi karoroshye? Ati kukoroshya ati byo byaba ari ukoroshya, ariko akazi ati k'umutekano bisaba ubwitange, bisaba ndetse no gutanga ubuzima bw'umuntu. Cyakora nsubije icyo ubajije, ati kuva muri 2010 hari ibintu byabaye mu Rwanda tutari dusanzwe tumenyereye, ibintu byo gutera amagrenade, ati ibikorwa by'iterabwoba bigamije gutera ubwoba abaturage ndetse ariko kandi bibasiga, ati biranabakomeretsa. Kuva ibyo bikorwa kandi byatangira hamaze gupfa abaturage basaga 30, hakomereka abantu benshi, ati harimo abana b'impinja. Ibyo by'abasirikare ati wavugaga ni kimwe mu ngamba zo kubikumira. Ati hari na byinshi kandi bimaze gukumirwa bitabaye bikorwa n'izo groupe cyangwa se udutsiko dutandukanye, harimo FDLR, RNC, Rwanda National Congress, Bwana Kayumba Nyamwasa. Nicyo gituma kandi twarabihagurukiye, kandi mu kwihagurukira tubona byaratanze umusaruro kandi byagabanutse mu buryo bufatika. Umunyamakuru ati hari igisirikare ati cya RPA
nyuma yo gufata ubutegetsi hajemo nyuma FAR ati ndetse n'igisirikare kandi gihindurirwa izina kiba RDF. Icyo gisirikare kivanze ati kirimo abanyarwanda bose ari abashakaga kandi gufata ubutegetsi ndetse n'abari bafite inshingano yo kurinda igihugu. FAR ati iyo shusho igisirikare kivanze kiri mu bumwe ati gihagaze gute? Ati hari icyo ntasobanukirwa neza iyo uvuze ngo kivanze, ngewe nza mu gisirikare reka mvuge icya RPA ati kuko ariyo nari ndimo, ntabwo cyari igisirikare cy'ubwoko, cyari igisirikare kirimo amoko y'abanyarwanda bose. Umunyamakuru ati navugaga FAR na RPA, ntabwo navugaga ubwoko. Icyari kigamijwe ati n'ubundi kijyanye n'ibyo kwibohora. Icya mbere, igisirikare cy'abanyarwanda kigomba kandi kuba kigizwe n'abanyarwanda bose. Icya kabiri ariko kijyanye n'ibyo twakwita post conflict management, kwiyubaka nyuma y'intambara. Nubwo ati twarwanye ariko kandi bivuze ko tutabana, ariko umuntu ahereye aho umuntu yavuga ko hashyizweho umusingi ukomeye niba abarwanaga ati bashobora kandi kubana n'abandi banyarwanda by'ukuri, byumvikane ko bikwiye kuba byoroshye kurusha. Igisirikare ku isi yose kigira uko kibaho, kigira uko kiyoborwa, kigira amategeko akigenga, kikagira uko gikora, ariko n'umwihariko wa RDF ati gifite umurongo gishingiraho ariwo gushimangira ubumwe n'imibereho ati n'imibare y'abanyarwanda. Kandi mbona tumaze kandi kubigeraho, uretse n'abahuzi bari muri FAR hari benshi bari muri RDF kandi bavuye mu yindi mitwe nk'abacengezi n'izo za FDLR, kandi tubanye n'abanyarwanda kandi tubanye neza. Umunyamakuru ati General Patrick Nyamvumba, ndagira ngo uduhe ishusho ati ngari iyo ya nyuma yo gutangiza urugamba rwo kwibohora, intego y'abahagurukije ushyize nko ku manota 10 uyu munsi wayiha amanota angahe? Urakoze cyane, reka mbanze nguhe ibitekerezo byanjye mbere yuko ngera ku manota cyangwa se aho tugeze. Nigeze mvuga ko twisanga mu bihe bidasanzwe kubera ko twagize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Noneho ibyakurikije jenoside mu by'ukuri nta kintu twishingikirizaho cyadufasha kandi byabaye ku Bayahudi ati bo bahise kandi bimukira iwabo muri Israel, ariko twebwe twagumye hamwe ati abishe n'abiciwe. Rero ibihe byakurikije jenoside navuga ko ari bimwe mu byadukomereye, ariko nanone byinshi byarakozwe ati kandi kubera ko nta handi ati twari dufite icyitegererezo uko twakwivana mu bibazo ati byabaye ngombwa ko twishakamo ibisubizo, kandi ibyo byadufashe kandi kubona umutekano dufite uyu munsi wa none. Kuri ibi mbivuga, twabonye ibihugu byinshi cyane ati byanyuze muri iyi nzira yo kwibohora, ariko ntibyigeze bigira ibibazo nk'ibya jenoside. Nubwo mvuze ibi ati ku bijyanye n'umutekano ushatse nakubwira ko byibuze dufite amanota 8 ku 10, ariko nk'uko nabivuze biragoye kuvuga iterambere, ubukungu, uburezi n'ibindi hatari umutekano. Aho turi natekereza usubije amaso inyuma tumaze kugera ku bintu bishimishije mu buryo bwo kubona umutekano urambye, iterambere, abaturage barenga miliyoni kandi bavuye mu bukene. Ibyinshi kandi byarakozwe, ariko ibindi nabyo bikeneye gukorwa. Urabona ukeneye kubona ko nyuma ya jenoside urwego rwari ruriho ni RPA, ibintu byose kandi byari byarasenyutse, RPA niyo yatangiye kubyubaka. Munyamakuru, ndagira ngo utubwire ku bunararibonye bwanyu kuba mu gisirikare cyarwanye n'umwanzi ku rugamba, ariko kandi mukisanga muri no mu bikorwa by'ubutabazi, ibintu bisa nkaho rero biba bigoye. Ibi bihe mwaciyemo ati byafashije gute mu kubaka igisirikare cy'uyu umunsi? Icyo gihe ati ndibuka ko ingabo za RPA arizo zatangaga uburyo bw'itumanaho bwafashaga abaminisitiri bakoreshejwe itumanaho rya gisirikare. Urumva ukuntu byari bibi ati nitwe twari dufite byibuze ubushobozi buciriritse nk'aba engineers, ariko icy'ingenzi twari dufite ubuyobozi. Ni nkaho ibintu byose byari ku mutwe w'igisirikare kugira ngo twerekane ko dushoboye. Nababwiye ibijyanye n'ubuyobozi mbere, uruhare runini rwagizwe n'ubuyobozi mu izina rya Perezida wa Repubulika ati kuko ni nawe wari umuyobozi w'urwego rukuru rw'igisirikare, Military High Command, uko kwiyumvamo inshingano nk'igisirikare. Umunyamakuru ati hari ibibazo byakurikiye jenoside, ikibazo cya Kongo. U Rwanda rwagiye muri Kongo mu bihe bitandukanye inshuro ebyiri mu buryo buzwi. Iyo urebye nk'umugaba mukuru w'ingabo za RDF nk'umuntu warwanye izi ntambara zose, hari ubwo usubiza amaso inyuma ukavuga ngo nabohoye igihugu cyanjye. Nubwo hari ibyabaye muri Kongo, Uganda, hari ubwo wishimira ko mwageze ku byo ati mwarwaniraga, cyane cyane iyo byatumye mwisanga mu ntambara n'ibihugu by'abaturanyi. Tereka mvuge ibi bintu, yaba intambara Kongo
Kongo ya mbere ndetse na Kongo ya kabiri. Ntacyo twicuza ku byo twakoze, ni amahitamo menshi twari dufite icyo gihe. Ndatekereza ko tugeze aha uyu munsi kuko icyemezo cyafashwe, niba mwibuka mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ubwo intambara ya mbere ya Kongo yabaga, twari dufite abanyarwanda basaga miliyoni 2 bari mu buhungiro muri Kongo, twari dufite abandi basaga miliyoni bari muri Tanzania, abandi nabo baravanywe mu byabo n'intambara. Mu buryo bw'umutekano, abari muri Kongo ntabwo kandi zari impunzi gusa, harimo abahoze ari abasirikare ba leta n'interahamwe baba muri izo nkambi z'impunzi kandi bashyigikiwe n'umuryango mpuzamahanga, batangira gukora ibikorwa by'ubucengezi mu Rwanda. Hari ibintu byagombaga gukorwa. Icya mbere, bagombaga kandi gutandukanywa n'izo mpunzi kugira ngo impunzi nazo zidahinduka abagizi ba nabi bagakoreshwa mu nyungu za politike. Nta buryo ati ibi byashoboraga rero kugerwaho hatabanje gusenywa ibyafashaga gukora icyo bikorwa. Umunyamakuru ati uravuga ko impunzi zatahutse ariko FDLR iracyahari. Ikibazo gikomeye kuri FDLR uyu munsi ni ingengabitekerezo ya jenoside, ati kuba bagitekereza ko bashobora kandi kuza bakica abantu kubera ko batamazeho abantu mu myaka 20 ishize. Icyo nicyo kibatandukanya n'indi mitwe y'inyeshyamba mushobora gutekereza. Ubushobozi bwo kubigeraho mu buryo bwa gisirikare iyo babugira, ati bagombaga rero kuba bari hano kuri